Agaciro k'umuntu si amafaranga gusa, si ubwiza gusa cyangwa se si n'imyaka. Burya agaciro k'umugore mu mibanire kagaragara mu myitwarire, ubwubahane n'uko yitwara mu rukundo. Hari imyitwarire rero iyo ikomeje ituma umugore atakaza icyubahiro agafatwa uko atifuza. Uyu munsi rero hano kuri Sobanukirwa 5 TV tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bishobora gutuma umugore atakaza agaciro mu rukundo no mu rushako. Rero ndabasuhuje, iyi ni Sobanukirwa 5 TV. Abashyitsi bacu nk'uko mubizi, iyi ni Sobanukirwa 5 TV, ibiganiro byubaka, ibiganiro by'ubuzima, ibiganiro by'ubwenge, ndetse hakazamo n'ibiganiro ndetse ubusobanuro bw'amazina, iyobokamana, ndetse hakazamo n'ubutumwa bwiza. Rero iyi Sobanukirwa 5 TV ni ngo nta kindi ibereyeho. Twebwe ntabwo ibiganiro byacu ari byacitse, ahubwo ibi ni ibiganiro by'ubwenge dukora. Rero ikindi cya mbere tugiye kureba ahangaha, icya mbere ni ugukunda cyane utagira umupaka. Urukundo rutagira imipaka. Uvuga ngo gukunda ni byiza, ariko urukundo rutagira umupaka rutuma umuntu akoresha uwo akunda. Agaciro usanga kagabanuka iyo wemerera byose. Ni ngo urukundo ubundi wagombye kurushyiraho umupaka, hanyuma warushyiraho umupaka rukagira agaciro. Ariko urukundo nta mupaka, rwaje gutyo gusa rugahurutura, nta boundaries cyangwa se nta mupaka, ni ngo urwo rukundo usanga ruta agaciro. Hanyuma ni ngo ikindi, iyo umuntu akwitwaraho nabi, akagutuka cyangwa se akagusuzugura, ukicecekera buri gihe, bituma udakomeza kumwubaha. Burya hari abantu baza akavuga, agasakuza, agatongana, ariko undi akicecekera ntavuge. Burya uri gusakuza avuga amagambo menshi, ni ukuvuga ngo ibi bituma wa mugore mu by'ukuri agira gute? Biraza gutuma wa mugore atakaza icyubahiro n'agaciro yari afite. Icya gatatu, gukoresha amarangamutima mu gihe cy'ibibazo. Kurira, ugasanga harimo no kwirizariza, kugira amagambo menshi avuga ngo nose ngo urabona ngo uriya ngo gutya na gutya, ngo ariko ngo njyewe. Rero ni ngo ibyo bituma umugabo akubona nk'umuntu udahamye, cyangwa se bikanatuma n'abandi bantu mu by'ukuri bakubona nk'umuntu utanakuze no mu mitekerereze. Icya kane, ngo hari nko kwihutira gutanga umubiri mu rukundo. Icyo ni ikintu nacyo mu by'ukuri, ni ngo kwihutira ibintu bikomeye mu rukundo rutaranakomera. Ugasanga nturanakomera, ariko ugasanga hari ibintu ushaka kwihutira gutanga. Ibi nabyo rero bishobora gutuma umuntu atakaza icyubahiro mu maso y'umukunzi we. Ni ngo hari ibintu ugomba kugendamo gakeya, ariko wahita ubyirukansa ku kanya, ugasanga wa muntu nyine, wa mukunzi wawe ako kanya atangiye gutakariza icyizere. Ikindi, kutigira intego z'ubuzima. Ni ngo umuntu udafite intego cyangwa se udafite icyerekezo cy'ubuzima bwe, akenshi atangira kwishingikiriza mu rukundo gusa. Asanga kwishingikiriza urukundo gusa. Rero ibi bituma atakaza agaciro mu maso y'abandi. Umuntu ubona nta ntego we afite, gusa ari aho tu. Rero mbere yuko tujya ku cya gatandatu, reka mbibutse ko ari Sobanukirwa 5 TV. Bibutsa no gukora subscribe niba ibiganiro byacu bikunda, kugira ngo ibiganiro byacu by'ubwenge bijye bikugeraho 5 kuri 5. Rero usanga ugasanga ushatse gushyira umugabo wawe hejuru y'ibintu, cyangwa se kumufata, ugasanga ubuzima bwawe mbega ufasha umugabo wawe, nanone urashaka kumushyira hejuru y'ubuzima bwawe bwose. Burya icyo nacyo ni ikibazo. Ni ngo iyo ubuzima bwawe rero bwose bushingiye ku muntu umwe, bituma nawe atakubaha uko bikwiriye. Icyo nacyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya, kudafata ubuzima bwawe bwose wowe mugore, nanone ngo ubushyire hehe? Ubushyire hejuru ya byose. Wumve ko umugabo wawe nyine niho ubuzima bwawe bushingiye. Ubu rero iyo ubuzima bwawe bwose bushingiye ku muntu umwe, mu by'ukuri bituma nawe atakubaha.
icyo ni cyo kintu ugomba kumenya. Ikintu cya karindwi rero kumusuzugura cyangwa se gutukana mu rukundo. Amagambo mabi, gusuzugura cyangwa se gutukana bituma urukundo rusenyuka buhoro buhoro. Ni ukuvuga ngo iyo rero mu rukundo hataje ibintu byo kubahana, hakaza ibintu byo gusuzugurana, hakaza ibintu byo gutukana, ni ukuvuga ngo rwa rukundo rwanyu ruba rusenyutse, rutangira gusenyuka burundu. Hanyuma ikindi cya munani cyo ndabona gikaze ariko bibutse ko risobanukirwa 5 TV, ukora subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubwenge bijye bikugeraho. Cya munani uvuga ngo iyo umuntu uvuga ngo ushyira imbere amafaranga cyane. Ushyira imbere amafaranga cyane. Niyo ngo iyo umuntu agaragara nk'ushaka inyungu z'amafaranga gusa, abandi batangira kumubonamo udafite umutima wa kimuntu. Niyo ngo ibyawe ni amafaranga gusa nta kindi. Icyo gihe rero abantu bo ari ukuntu batangira burya guhita bakubona. Ikindi nanone cya 9 kwiyandarika mu mibereho y'urukundo. Gusa umuntu nta discipline agira mu rukundo, hanyuma ugasanga harimo kutubaha umubano. Ibyo rero bituma umuntu agutakariza icyubahiro, bigatuma uba wa mugore nyine uciriritse, cyangwa se bigatuma wa mugore mu by'ukuri uri aho ngaho gusa. Cya 10 rero ni ukuvuga ngo kwibagiza agaciro kawe. Kwibagiza agaciro kawe. Iyo usanga iyo umuntu atajya gukunda, none ugasanga ntacyo gukunda, ntiyitaho, cyangwa se yemera gukoreshwa, abandi batangira no kumufata uko biboneye. Niyo ngo abandi uzasanga mu by'ukuri batangiye kumufata uko biboneye, kubera ko uko bari kumufata nyine niko ari kwigaragaza. Rero iyo umuntu atagukunda, atakwitaho, cyangwa se yemera gukoreshwa, ugasanga n'ibyo yiberamo, usanga nyine ari ibintu mu by'ukuri ataba ari sawa. Rero buri agaciro si ibintu abandi baguha gusa, ahubwo agaciro ni uko nawe witwara. Uko witwara nibyo biguhesha agaciro. Rero umugore yubaha, n'uvuga ngo yubaka icyizere, yubaka urukundo rurambye, kandi agira n'icyubahiro mu bandi. Iyi video rero yacu niba yagufashije, wowe mudamu, wowe mumama, ufite inshuti zawe z'abadamu, basharinge iyi video, ndetse babwire banakore subscribe, yewe ndetse muri comment bandikamo ngo agaciro k'umuntu gatangira ku kwiyubaha. Agaciro k'umuntu gatangira kwiyubaha. Rero niba yiyubashye uri umudamu, ni ukuvuga ngo abantu bose nabo bazakubaha, ariko niba utiyubashye ni ukuvuga ngo abantu bose bazagusuzugura. Rero nisobanukirwa 5 TV, mbashimira nyine abo mukomeje kunyereka ko tuba turi kumwe, bakomeza kubuma comment, abandi bakanyandikira. Nikigaragaza yuko mu by'ukuri icano yazi igihe irimo iragenda ibigisha ibintu byinshi. Nanjye rero nzagerageza njye mbashakira ibintu bifatika, ibintu byubaka ingo, ibintu byo ku buzima bwa buri munsi, yobokamana, ubusobanuro bw'amazina n'ibindi byose. Ntahandi muzajya mubisanga ni ahangaha. Namwe rero mujye munyereka ko turi kumwe, mwandika comment, mukora share, mukora like, kugira ngo noneho dukomeze tubigendanemo neza cyane. Rero ushaka kunyandikira, nyandikira kuri 07 88 36 64 15.